Yes, reka ngusuhuze nkwifurize gukomeza no kugira ibihe byiza. Iyi ni imwe mu nkuru iri gukomeza kugenda ishimisha abaturarwanda. Turaza kuza byose tugaruka kuri uyu musore waje kuza mu by'ukuri gukorerwa surprise na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ibi byose turaza kuza tubigarukaho. Ese mu by'ukuri aka kazi yaje kuza kuba yahabwa kameze gute, ni bwoko ki? Ese amafaranga ayo benshi bari gukomeza kugenda bibaza bati yahawe na angana gute, umubare wayo nangahe? Byose tugiye kuza tubigarukaho muri iyi nkuru. N'ubundi ngira ngo ni indangamirwa cyangwa se itorero indangamirwa icyiciro cya 16 ryabaye ku munsi w'ejo hashize, ubwo hari ku itariki 28 hari kuwa kabiri, nibwo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yaganirizaga urubyiruko ruri mu itorero n'ubundi indangamirwa icyiciro cya 16 ubwo bari basoje amasomo yabo cyangwa se amashuri yisumbuye. Ngira ngo byose tugiye kuza tubigarukaho muri iyi nkuru, hanyuma nkandira ku ijambo subscribe, ubundi tuze dukomeza like, share na comment kugira ngo n'ubundi njyewe mbe nakugezaho iyi nkuru. Ariko iyi ni imwe mu nkuru yashimishije benshi, ni inkuru ikiri gukomeza kugenda n'ubundi ibashimisha. Abakera baravugaga ngo abakuru kera bavugaga ko ngo guhura n'umwami ari umugisha. Nibyo koko, umusore urangije amashuri yisumbuye mu ishami rijyanye no gukora iby'amazi yemerewe akazi n'umukuru w'igihugu, ubwo ndavuga Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ubwo yaganirizaga urubyiruko ruri mu itorero indangamirwa icyiciro cya 16. Uyu musore wivuze ko ari intore Aime Niyibizi, utorezwa muri Bravo Company Platoon ya kabiri section 1, ni umwe mu bari bayoboye ibiganiro. Akaba yavuze ko asoje amashuri yisumbuye mu ishami ry'ubumenyi bw'amazi. Niyibizi ari kumwe n'intore Mwiza Gihana Dorcas, utorezwa muri Alpha Company Platoon 3 section 3, we wize ibijyanye na market and communication muri kaminuza y'i Barcelona muri Espagne. Bayoboye ibiganiro neza. Ngira ngo rero ubwo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yarasoje ijambo yageneye urubyiruko ruri mu itorero, hagiye gukurikiraho n'ubundi umwanya wo kubaza ibibazo. Nibwo rero yahise yongera kubaza aba bari bayoboye ibiganiro niba bafite icyo bakora. Mu magambo make baragize ati mwavuze mwembi ko harya ngo mukora iki? Abari ba MC bongera kwivuga bati mwembi ese mufite icyo mukora, mufite akazi? Umukobwa asubiza ati rwose akazi ndagafite, ndakora. Niyibizi mu ijambo rye ati rwose nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, njyewe nta kazi mfite. Perezida Paul Kagame rwose nta kuzuyaza, ati ugomba kukabona cyane ko iryo koranabuhanga wize rikenewe no mu nzego z'umutekano. Dukeneye bene abo bantu, akazi ntabwo kabura. Noneho byongeye muri iryo koranabuhanga ryawe n'ubundi hagomba kuba hari aba arangaye. Perezida Paul Kagame kandi yemereye akazi umukobwa wiga iby'ubwubatsi muri kaminuza ya Virginia Tech muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wavuze ko yitwa Shema Crystal Muvunyi we. Ababyeyi be bakaba baba muri Kenya. Uyu mukobwa yishimiye ko yaje mu itorero amenyana na bagenzi be, kandi ngo bize byinshi ndetse ngo azakomeza kuba imboni y'u Rwanda ku isi. Perezida Paul Kagame yamubajije igihe azasoreza amashuri, undi avuga ko ari mu mwaka wa 2030. Ati nurangiza uzaze undebe, uzampamagare rwose. Aba
niba kurangarana. Mu butumwa umukuru w'igihugu yahaye urubyiruko harimo kumenya amateka y'igihugu no kuzakomereza aho abandi bagejeje. Yabasabye gukora aho ukuganya ubukene, kurangwa n'ikinyabupfura, kwirinda inzoga n'ibiyobyabwenge kuko byangiza umubiri wabo. Ngira ngo rero abantu benshi bari bakomeje kugenda bibaza bati aya mafaranga angana te baje kuza kuba bahabwaga basezeranijwe akazi. Mu by'ukuri kuba umuntu yakwemerera akazi rwose byange bikunde nyine n'amafaranga agomba kuza kuba yaboneka. Burya iyo umuntu akwemereye akazi ni nko kuvuga ngo n'ubundi abaguhaye amafaranga. So rero ngira ngo benshi bari bari gukomeza kugenda bibaza ingano y'amafaranga baje kuza kuba bahabwaga. Mu by'ukuri amafaranga bahaye murumva ko ni amafaranga atari make cyane, kubera ko niba umuntu akwijeje akazi akaguha akazi nyine biba bisobanuye ko n'amafaranga ayaguhaye. So rero byari byo dukomeze kubana n'ubundi.